Hello guys, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye, abari mu Rwanda, abari Burundi, abashobora kumva ikinyarwanda mwese n'abari muri diaspora ndabasuhuje. Uyu munsi rero ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi cyane, nje kugira ngo tuganire gato cyane. Iriya nkuru ikimara kuba, katuvuge kuri iriya nkuru yabaye ku munsi w'ejo y'umwana w'umusore wiyahuye kuri etage yo kwa Makuza mu mujyi wa Kigali. Amakuru avuga ko ngo yahanutse kuri niveau ya 13. Urumva na ahantu harehare cyane ku buryo bigoranye kuvuga ko niba yaza no kugira amahirwe wenda akarokoka yari kuba muzima, kubera ko na ahantu harehare. Ababibonye bavuga ko ngo yikubise hasi ikintu kigaturika cyane, ubwo yarashwanyaguritse ku buryo umuntu avuga ko ari urupfu rwa ruteye ubwoba. Nijoro naraye ndyamye ariko mbura amahoro, ndatekereza ndavuga nti bigenda gute, bigera ku ruhe rwego ku buryo umuntu w'umusore w'urubyiruko w'umujyambere agera ku rwego rwo kuvuga ngo reka nzamuke etage ya mbere, igorofa ya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, iya karindwi, iya munani, iya cyenda, iya 10, iya 11, iya 12, iya 13. Sinzi niba muri kureba uburebure bwaho hantu ukuntu haba hangana. Noneho kwihangana, umutima wo kwihangana ukanga, akageraho asimbuka, cyangwa se avuga ati curitse umutwe ndamanutse ndiyahuye. Mu by'ukuri kwiyahura ntabwo umuntu yavuga ko ari igikorwa cyiza. Nta nubwo kwiyahura kizigera kiba igikorwa cyiza. Kwiyahura buri gihe ni igikorwa umuntu yavuga ko cy'ubugwari, kubera ko umuntu yagiye kwiyahura burya nuko ababona ari cyo gisubizo cya nyuma. Ariko mu by'ukuri bigenda gute kugira ngo umuntu yiyahure? Biba byapfiriye he? Ngiye ntekereza ko wenda abantu bafata umwanzuro wo kwiyahura, uretse wenda kuba yaba afite ibindi bibazo byo mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe wenda butameze neza. Kuba umuntu afite ubuzima bwo mu mutwe butameze neza, abantu ntibabyumve nabi, ntabwo ari uko burya aba ari umusazi, ahubwo ushobora no kubura abantu ushobora kuganirira ibibazo byawe, nta muntu kumva, isi ikakwikaragiraho ukabona usigaye uri wenyine. Aho nabwo umuntu ashobora kuvuga ko ubuzima bwawe bwo mu mutwe buba butameze neza. Ni hahandi rero usanga bamwe babona ko igisubizo cyabo cyonyine bafite ari ukwiyahura. Sosiyete rero yacu turimo y'ikoranabuhanga, sosiyete turimo y'ibiciro byazamutse ku masoko, sosiyete turimo y'ubuzima umuntu yavuga ko kuri bamwe butoroshye, sosiyete turimo y'ababyeyi bamwe na bamwe bahugiye mu bintu byo gushaka amafaranga menshi cyangwa se atari na menshi ariko yo kurwana n'ubuzima, sosiyete turimo yo buri wese yo kwirebaho no kwirwanaho kugira ngo buri wese abone ibimutunga, byatumye iba sosiyete y'abantu banyamwigendaho ku buryo abantu kwicarana ngo baganire bisigaye aba ari ikibazo gikomeye, ku buryo umuntu agira n'ikibazo ubwe akakihererana, noneho bikarangira no gufata umwanzuro awifatiye ku giti cye. Bikaba ibya wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Ntujya wigira inama wenda yo gutekereza, ni inama umwe ngo niyo gusara, niyo umutwe umwe wigira. Iyo sosiyete rero niyo turimo. Ngiye ntekereza ko icyatumye uriya mwana yiyahura, nubwo wenda ntazi, bavuga ko yasize yanditse urwandiko, bakavuga ko mama we yamufashe nabi, ariko se niba mama we yaramufashe nabi cyangwa papa we cyangwa umuryango we akomokamo, akagari kose n'umudugudu bamufashe nabi, ushobora no gusanga ibyo bibazo nyine bizwi n'abo mu muryango we baramwirengagije, ariko wenda naho atuye nabo ugasanga nta kintu bamufashije. Kuri urupfu rw'uyu musore rero nahoze ntekereza ibintu byinshi, ariko ndavuga ati nyamara dukwiriye kwikebuka tukagaruka ku bintu bigendanye n'umuco wo kuganira, wo gufashanya, umuco wo kumvana. Ariko cyane tubona abana benshi banywa ibiyobyabwenge, babaye abasinzi, abandi babaye abantu b'ababayeri birirwa banywa urumogi, ukabona n'umuntu no mu muhanda ukabona rwose ko agenda ukabona byaramucanze. Ariko ni gake uzabona umuntu yicaye ngo mubaze ati se Didasi kubera iki uri kwicara ukanywa ibiyobyabwenge, kubera iki ubona urumogi rwarakwishe? Twese turababona mu muhanda, ukabona nyine ukavuga ati uriya byaramucanze. Ariko nyuma yo kubona ko byamucanze harya
urahafata nk'umunota umwe umubaza ati musaza ibi bintu byagucangiye hehe na umuntu yagufasha iki kugira ngo uve muri ubwo buzima bw'ibiyobyabwenge. Kubera ko muri iki gihe uri gusanga urubyiruko benshi nuri kunywa inzoga mu kabari, hari igihe ujya no mu kabari runaka ukabona ukuntu umuntu ari kunywa inzoga avuga ati uyu muntu ukuntu ari kunywa inzoga ntabwo agamije gushira inyota gusa. Hari abantu muri iki gihe basigaye bajya mu kabari bakanywa inzoga ari ukwiyahura. Ukabona umuntu afashe igicupa sinzi amoko menshi y'inzoga ariko ari ibyo ubona bikomeye byahatari ngo by'ibyuma, ukabona umwana akiroshyeyo, ni umwana ufite imyaka 18, 19, 20 akiroshyeyo, ariko wareba isura ukabona umwana nubwo akubwira ko afite 20 yarashaje, yasazishijwe n'inzoga. Wagira ngo uramuganije akakubwira ati mani njyewe ibintu byaranze byarancanze nta muntu nyumva. Ariko ugasanga wabikurikirana ugasanga societe turimo ubu ifite ibibazo byinshi. Aba bantu b'urubyiruko bari kwishora bura mu biyobyabwenge cyane cyane n'umubikurikirana muzajya musanga ari ibibazo atari ikibazo cy'umuntu bagendana gusa, ahubwo akenshi ni ibibazo byo mu muryango. Hari umubyeyi ubona umwana watangiye kubinywa ibiyobyabwenge, gufata izo nzoga zikomeye, gufata ayo matabi, we nkawe yakumvishe ko umwana we yatangiye gutana, yatangiye kubikirara, ahubwo akavuga ati mviraha watangiye kunywa ibiyobyabwenge wigize ikirara. Ntashaka kureba ngo avuga ati se uyu mwana wanjye kuki yatangiye kunywa urumogi biri gupfira he, ese ni ikigara arimo, ese hari ibintu byamubayeho mu buzima. Kuko ari nk'abana noneho muri iki gihe umuntu yavuga ko nubwo nta bushakashatsi ifite ariko ubushakashatsi burahari bwagaragaje ko wenda muri iki gihe abana batangiye gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya, iyo mibare igenda izamuka hari ushobora no kuyikora noneho akagiramo n'ingaruka zikomeye, ugasanga wenda yanduye virusi itera sida, agatangira nawe noneho gukoresha ibyo biboro by'ibiyobyabwenge nk'uko abantu bakunda kubivuga ngo ni ibiboro by'ibiyobyabwenge. Uwo mwana nutamuganiriza ngo umenye icyatumye atangira gukoresha ibyo biyobyabwenge, unamurema agatima, mubwire ko gukoresha ibiyobyabwenge atari yo nzira yamufasha kubaho kuri iyi si, umwana amaherezo azajya kwa makuza nawe ajye kwiyahura. Urumva natajya kwa makuza azajya n'ahandi. Uretse no kujya kwa makuza ubwo nibyo tuba twabashije kubona, bara nabo tubasha kubona kuko basimbukiye ahantu abantu babona, ariko hari n'abenshi biyahuza izo nzoga nazo aba ari ukwiyahura, abiyahuza ibiyobyabwenge. Hari n'abandi tujya twumva ngo bitera inshinge zose z'ibiyobyabwenge. Izo zose rero ni ingaruka zirimo kuvuga ngo societe turimo abantu tureke kuba abanyamwigendaho. Nubona umuntu uri kunywa urumogi, nubona umuntu uri kunywa itabi, nubona umuntu uri kwiyahuza inzoga, umuntu anyweye icupa rimwe, 2, 3, 4, 5, 6 aranywa ukabona yubitse umutwe yasinziriye mu kabari, ese wowe urabona uwo muntu adafite ikibazo? Umuntu afite ikibazo. Mbere yo gukomeza kuvuga ko akwemeje anywe inzoga nyinshi, cyangwa niba ari kakana gato yagafashe urwo rucupa rw'inzoga ubona yanditseho 45, ukabona umwana arayirengeje atangiye gususumiriraho. Ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni amarushanwa, cyangwa nta nubwo ari n'ibintu ushobora kureba uvuge ngo ni ibintu ngo bisanzwe. Uwo mwana mu mutwe ko byagenda kose afite ikibazo, ahubwo akwiriye kuganizwa, akamubwira ko niba ari no kunywa inzoga yanywa nkeya, urumva, ariko niba atari no kunywa nkeya kanamubwira ko biri kumwicira ubuzima. Otherwise tuzajya tubona abana bose namara kunywa inzoga maze gusinda, inzoga zimubwira ati ariko wanasinze. Burya no muri societe nta muntu kumva wabaye n'umurakare, heba nta n'umuntu uri kukubuza kunywa inzoga, ubu hano uri wenyine. Bwira ati we nta n'ikintu umaze muri iyo societe. Iyo ni inzoga iri kubimubwira, afata umwanzuro ugahitse ajye kwiyahura. Nababwiye ko ntababwira ibintu byinshi, birakwiye ko rwose twikebuka. Nawe rubyiruko, umuntu ukiri umusore, umuntu ukiri umukobwa, tujya tubona noneho ngo hari n'ibindi biboro byajeho byaba hano ubwo ari gahunda ya leta, ukajya kubona ukabona abana bari mu marushanwa yo kunywa inzoga, bari gutera amashoti, teraho nanjye ntereho. Inshuti yanjye ukabona nyuma y'iminota ingahe ararabiranye abaye nko kwirwaye umuraramo, ariko nta muntu muri guhangana ngo uri kunywa inzoga uri kumwemeza. Ikindi turi mu isi y'imbuga nkoranyambaga, izo muntu uzasinda abantu bagufotore, nubwo gufotora umuntu wasinze nabyo nta bunyamwuga burimo, ariko ejo bundi uzandagara nka muri gusangira muri ikigare, ejo bundi ni uvamo ugasinda, ubuzima bwawe buzatangira kwangirika. Usanga utangiye kubana na depression, uvuga ngo abantu bambonye ku mbuga nkoranyambaga narasinze, ariko si nibyo. Tureke ko byagira ku mbuga nkoranyambaga.
rubyiruko inshuti zanjye, niba rwose wumva ufite ibibazo aho kugira wiyahure, reba inshuti yawe yindi, nibyanga ujye ku murenge, ujye mu kagari, ujye ku mudugudu, babwira ati njye mfite ikibazo kimeze gutya. Haba harimo n'inshuti mu Rwanda nabonye bagira inshuti z'umuryango, abantu bashobora kukugira inama, ariko ntiwibuze ubuzima burahenda nshuti. Ujye gufata umwanzuro ukavuga ati reka niyahure. Kwiyahura nta kintu bikemura uretse nyine gupfa, urapfa nyine ibibazo wari ufite bikarangira, ariko bikarangirana nawe, mbese ukarangirana nabyo, ariko abandi basigaye basigiye ibindi bibazo bikomeye. Uri uw'agaciro ku gihugu, uri uw'agaciro ku muryango wawe. Ibibazo nyine ntabwo ari wowe wenyine ubifite, ufite ibibazo, ariko nanone ugize umuntu ukavuga ati uyu muntu namubwira ibibazo byanjye, byagufasha kubyakira no kubisohokamo neza kurenza kwiyahura. Nubona rero natwe abantu turi hano, mu gihe ubonye umuntu wacanganukiwe mu by'ukuri, umuntu uri kugenda mu muhanda ukabona ntibimeze neza, umuntu uri kwiyahuza inzoga, umuntu uri kubona koko yarenzwe n'ibibazo, aho kuvuga ngo genda nawe ibyo bibazo bikurenge ni twese, oya, muganirize, wumve ikibazo afite, umugire inama nziza. Hari n'abantu bakubwira ati njye mba numva nakwiyahura, oya, ubwire ko kwiyahura atari byo. Kwiyahura nta gihe bizigera biba igisubizo cyiza, ahubwo mufate umwanya muganize, cyane cyane urubyiruko mu ruganize. Biba bitangaje binababaje kumva ngo umukobwa ngo yariyahuye, ngo umusore ngo yaramwanze, ngo ukajya kumva ngo umusore ngo yariyahuye, ngo umukobwa yaramwanze. Abakobwa muri uru Rwanda harimo miliyoni zirenga zingahe z'abakobwa, ni miliyoni nyinshi, n'abahungu barimo, ariko kubera ko umuntu yabuze umuntu abiganiriza ngo umukobwa ngo yaranyanze, kwiyahura ngo umukobwa yarakwanze, ibyo ntabwo ari byo. Kwiyahura ngo umusore yarakwanze, umusore ntabwo ari ikinege, nta nubwo ari we bucura mu Rwanda no ku isi no muri diaspora wagiye ugakura yundi. Mbere yuko namwe rubyiruko, wenda uretse wenda ibiyobyabwenge umuntu aba yakoresheje, kujya kwiyahura ngo umuntu yakwanze, no jamais, ibyo ntabwo ari byo. Niba Peter kwanze, shaka undi, urumva, ariko kujya kuvuga ngo ugiye kwiyahura. Iyo wiyahuye burya nta muntu ubuhimye, ni wowe wenyine uba wihimye, wibujije ubuzima, sibyo? Ariko nanone tugire uwo muco wo kumva ububabare bw'abantu bagera ku rwego rwo kwiyahura. Ni ba bantu mu buzima busanzwe uzasanga yihugiraho wenyine, akihugiraho, akifatira umwanzuro, akabona aho aba baramwanze. Hari n'abantu bagira imico mibi tuba dufite muri za sosiyete yacu cyangwa se muri quartier, ku buryo bakubwira ati uriya muntu ni umusinzi, ni umwari, umugi, mugendana nawe baza, ariko wanamwegera, burya anamwegera ukamubwira ati musaza kuri kunywa urumogi rwinshi bimeze gute? Ibyo bintu wabireka ko bizagukoraho, ukamwereka ko urumogi uretse no kuba ruzamwangiza mu bintu by'ubuzima, ariko ejo bundi banamufunga, bakawukatira 25, akubwira ati ku rumogi bazawukatira 25, ufite 25 uzavamo ufite 50. Ibyo byonyine bishobora kumutera ubwoba, bigatuma areka ibiyobyabwenge. Ariko numubona ari umuntu uri kunywa urumogi, wabaye ikibazo kuri sosiyete cyangwa aho atuye, ngo ugire ngo mbere yuko aba ikibazo kuri sosiyete, kubwe nawe ni ikibazo kuri we. Sinzi mwe ukuntu mubyumva, gusa ngiye ko mbyumva, umuntu agira ku rwego rwo kwiyahura ari uko yabuze umwumva. Byaba byiza rero dutangiye kujya twumva abantu, cyane cyane bano bafite ibibazo tubona ko bikomeye, ibibazo cyane cyane byo mu mutwe. Atangira ari umusinzi w'urwarwa, sinzi niba ariko babivuga, ari urwarwa, niba ari urwarwa, ejo bundi akaba umusinzi wasanzwe njya numva ngo ni jiribisi, niba ari jiribisi, ubwo ni ibyuma. Ejo bundi agakubitaho urumogi, uwo mutwe urimo icyuma, uwo mutwe urimo urumogi, ubundi ni gute umuntu atakwiyahura? Namwe mwa rubyiruko, niba ugiye kunywa inzoga, inzoga ikumara inyota, akayoga gakeya gatuma utaha umeze neza. Aho kunywa inzoga ugataha wasinze, utazi n'ahantu utashye rwose, biriya nabyo byatuma ubuzima bwawe bwo mu mutwe bwangirika. Niko mbitekereza, ntabwo ari ihame, ariko ntekereza ko ubuzima burya burahenda. Iyo umubyeyi wawe akureze akagukuza akakugeza ku myaka 2, 3, 4, 5, yaragutwisa amezi 9, ukagera ku myaka 20, uriya ngo yiyahuye afite imyaka 20, wagera ku myaka 20, aho umubyeyi wawe agutezeho umusaruro ukiyahura,
ibintu ntabwo bari byiza pe, abari byiza. Reka tube abantu bari positive, ibibazo bizabaho nta n'igihe bizashira, abakene bafite ibibazo n'abakire bafite ibibazo, buri wese agira ibibazo bingana n'ubushobozi afite. Ntukumve rero ko ibibazo ufite ari weho byarangiriyeho, n'abandi bose baba bafite ibibazo. Ufite ikibazo cy'ideni ry'igihumbi kubera ko wenda mu buzima busanzwe ukunda gukorera 5, wa miliyoni 100 nawe afite ikibazo cya miliyoni 100 cyangwa 200. Ushobora no gusanga nawe afite ibindi bibazo bya miliyari 10 za credit yafashe. Ntukumve ko rero buri gihe ufite ikibazo ari weho byarangiriyeho. Hano buri wese aba afite ibibazo bye kandi bingana n'urugero arimo. Niba urira muri resitora y'ibihumbi 5 cyangwa se resitora, umuntu urira muri resitora y'ibihumbi 5 adafite 4, ubwo byamugora kujya kuyiriramo. Nawe rero niba urira mu y'igihumbi, ubwo ufite ikibazo cy'igihumbi cyo gushaka igihumbi ukajya kurya. Nukibura rero ntabwo ugomba kujya kwiyahura. Reka turebe imbere burya ni heza, ibibazo bigeraho bigashira, ntabwo ibibazo bihoraho. Reka tube positive guys. Uyu munsi mutumye mvuga ndi kuri selfie, ubundi ntabwo mbikunda, ariko twihangane tube positive, tugire mind nziza ivuga ngo uyu munsi ndi mu bibazo ariko ejo nzabivamo. Hasi ibibazo bizahoraho, ntabwo bizahoraho. Tuzajya umunsi umwe tuzajya no mu ijuru ngo ibibazo bishire, ariko mu gihe turi ku isi uba ugomba guhura n'ibibazo. Ariko umuti wo guhura n'ibibazo ni izina ry'Imana, ntabwo ari ukwiyahura. Uhuye n'ibibazo ntabwo wiyahura, ariko kwiyahura burya ntabwo abantu bose bahura n'ibibazo biyahura, ahubwo umuntu wiyahura buri gihe aba afite mental health itameze neza. Ubuzima bwo mu mutwe ntabwo buba bumeze neza, aba yarabuze n'umuntu umwegera amubwira ati ngewe ibintu bimeze nabi nimutancunga ndagenda. Nuko mbyumva. Bye, tuganire muri comment mwe mubyumva gute ibi bintu byo gufata umwanzuro ugayitse wo kwiyahura.